yafashwe ku ngufu. Thank you so much. Ugendeye kuki ushingiye kuki? No, ariko ntabwo bwira amategeko mu Rwanda ntiyabishingira. Oya ntago ari amategeko yo mu Rwanda Sande, ni ahantu hose ku isi. Itegeko rigendana n'ikimenyetso byagenze. Ni ahantu hose ku isi. Hari video zigaragara. Arya umwana nyine ngo bitagaragara. Nyine umwana aryamye. Aha. Ubona ko atari muri icyo gikorwa. We nuko izi video zitazagaragara, ariko nimureba neza muzasanga izi video aba bakomplainga ko bafashwe ku ngufu. Naribu igahamya ko Naribu igatangaza ko aba bana basamanuje abantu basamanuje ku gahato. Nose Godfather reka nkubaze ikibazo ukomeze, reka nkubaze ikibazo kimwe ukomeze. Muri video n'abantu badukurikiranya hano bavuge n'abaturi kumwe kuri pano. Ese video ishobora kugaragaza ko umuntu yasinze? Video yabigaragaza. Cyane yasindishijwe n'iki? Ntabwo ahubwo ikitagaragaza. Muri kano kanya ngiye nshobora kuzamuka. Oya buretse ngiye muri kano kanya nshobora gushyiraho video bro nkigira umuntu wasinze kandi ntasinze. Ibyo bintu murabyemera? Ndi mu bimenyetso biri valide. Buretse Sande, buretse mwebwe ntabwo muri gushaka kumva icyo ndi gushaka kubabwira. Aka kanya bashobora gufata video. Uri kunyumva? Video ntishobora kugaragaza ko umuntu yasinze. Ibyo bintu bigaragazwa na muganga wenyine. Umusaza ahubwo wowe uretse gato ngusobanurira urubyo. Kanyumvira none uretse gato. Man Titi. Titi video iyo umuntu yasinze bani video bigaragaza Titi. Kandi gato babiheraho. Sande, mwebwe muri kuvuga, mwebwe muri kugendera muri realite nyine nanjye cyo kubona. Oya ndavuga no mu mategeko. Uretse gato ariko Semuhungu uretse Semuhungu yifasha akabaza mu rukiko ati niki kiri kwemeza ko uwo muntu koko yasinze byanyabyo atari byari kwikoresha. Mureka kugendera ku marangamutima mugendera mu bimenyetso. Umuntu wemeza ibyo bintu wenyine ni muganga. Umva ahantu manza umva ahantu muretse gato manza wibaze ni ikese ukuntu kwikurikira ukagira n'ibyo wirengagiza uri kwiyibagiza ko urukumva kwa Semuhungu kuva ku muntu winjiye mu yazi ngo no kwiprotecting atazi ko ari kwikururira ikiza ibimenyetso barakubwira ko winjiye kwa Semuhungu urimo kumva footage barazifite. Footage ziba zihari, ni ukuvuga ngo kamera zo mu nzu ibikorwa byose bikorerwa mu nzu. Urukumva? Yego. Kamera zirabifite. Nuvuga ngo benda zira ntuzo zose yakoze. Zira story zose. Erega benda yarahamwe nawe. Buretse gato bakisanzura biriya bintu byose byari bihari. Turi kumwe? Baba babifite. Birahari ngewe umva. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze niyo mpamvu kugira ngo uzi ikintu cya mbere bakoze mbere batangaza inkuru. Bagiye gusaka kwa Semuhungu. Iyo bagiye gusaka ikintu cya mbere batwaye ni footage. Ni ukuvuga ngo video buri kintu cyose cyabereye muri iriya nzu kuva Semuhungu agishyizemo ziriya kamera barabifite. Remember biriya bintu byose uretse gato amashusho biriya bintu byose wibuke ko Semuhungu abifata kandi byisevingaga kuki kuri telefone ye. Urukumva? So nukuvuga ngo wowe ibyo ngibyo uri kwivugisha. Ibyo ngibyo uri kuvuga ngo ntabamenya ko ntuza kandi bakwereka uko abantu banyoye bakigera mu nzu. Utfaga kese ya PD Durayizi. DJ yari ahari. Buretse Benda. Buretse Sande babarira mvuge ukomeza buretse. Yego umva Sande nduva utangiye kunyumva abantu bari no muri comment ari kwanga umuntu wasinze nagwa wamuyoberwa ntago ibyo bintu ndi kubyanga twese twamureba ariko iyo bigeze mu mategeko iyo bigeze muri law urumva iyo bigeze muri law ntago umva ikintu video ishobora kugaragaza buretse video ishobora kugaragaza gusambanwa ibyo byo ndabyemera ibyo ni ibintu bigaragara nyine kuko abantu bari guhuza ikibuno n'igitsina buretse nyumve ngo twada nakwihoreye nakwihoreye uravuga sibyo reka nanjye nsoze umva video ishobora kugaragaza umuntu ari gukubita undi cyo ni ikintu kigaragara uri kunyumva ariko ikintu kijyanye n'ikintu kiri mu muntu ikijyanye n'ikiyobyabwenge that's why niyo bafasha umuntu unk'urumogi nagushaka umuntu buretse ariko nsoze utukomeza niyo mpamvu ribi ifasha umuntu bashobora kugufata uwanywera urumogi bari kubibona kuri n'ibifuri uri kunyumva bakakujyana kuri forensic ugatanga inkari kugira ngo muganga yemeze koko ko umuntu nyine ibingibi ari kwikora yasindishijwe n'urumogi
kuko nushobora nibyo nagusobanurira video nishobora kugaragaza umuntu twebwe twabibona Yesu n'umucamanza yabibona ikibazo rero umutima tega amatwumve hano twavuze se ko tuvuga amategeko tuvuga ku mategeko apana amaranga mu wiza amategeko nicyo twebwe tureba wowe wiza amategeko ubundi manza wumve hano ureke ku pratique reba nta makuru ufite nta mategeko wize wewe tega amatwumve ibintu tutavuga nibyo nta makuru ufite